Bakunzi ba Rita TV show tubahaye ikaze muri aka kanya uyu munsi turi kumwe na Rita mwenyewe. Rita uraho? Muraho neza. Ngira ngo wasuza abatureba kandi batubwirira iyo condolences abagiye mu kiriyo n'abandi. Okay. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show. Mbakangurira kugira ngo mwegere hino ku isi hose mukurikire ikiganiro ngiye kubabwira, ariko kirababaje ngira ngo bigendanye n'urupfu abantu bapfuye baraye bapfuye. Gaho rero injiramo gutyo rero, ariko baninjire nabo banakanda like nubwo turi mu bibazo, ariko nanone namwe iyo mukanze like ibiganiro bigera kure. Rita wanyure naka developing at least like. Go ahead, come on. Aba bantu rero baguriweho ikirombe kwa kane itariki 9. Uyu munsi ni kwa gatanu, ariko ndavuga ni kwa kane itariki 9 nibwo bapfuye mu kwezi kwa 7 2026. Zari saa 5:30 bigana saa 6. Mwana turi mu kwa 7. Yesu we. Ngende muzasaba. Turi mu kwa 7. Amaye nka Robert Kabera. Warutazi ukwezi. Zari saa 5:30 zigana saa 6. Nibwo impanuka yabaye. Numvise ngo ikirombe cyabanze gutanga sign. Ni mu murenge wa Ntarama. Mu kagari ka Kanzenze. Mu mudugudu wa Nyamabuye. Aho rero ni hariya za Nyamata, ubundi abenshi bakatira hariya kwa Nozo kwa ahahoze ari kwa Virgile. Uva kwa Knowless kaduhera hariya hepfo neza Nyabarongo, ukambuka ukaza ukagera kwa Knowless, ugakomeza ukazamuka ukajya Kanzenze, wava Kanzenze ugakomeza ukajya kwa Virgile, ugakatira ngaho hari Ntarama, hari n'urwibutso mperuka y'icyo gihe cyo kwibuka hari mu 2013. Aho rero niho ikirombe giherereye, niho cyamabuye bacukuragamo amabuye. Niho rero cyagwiriye abaturage bacukuraga, bapfuye ari benshi, hapfuye abantu 10. Bavuga ko hapfuyemo abantu 10. Abarokotse akaba ari 3. Abo nabo barokotse bakomeretse. Bakomeretse of course, banavunaguritse. Ngeze ikintu cyane y'agahinda. Nuriya mugabo n'umugore, by the way umugabo ubuhamye bwo burakomeye, ariko umugore umwe wavuza ukuntu bagiye ngo bagiyemo n'ubundi bazasubiramo kubera inzara. Mu kigaragara cy'abaturage bagiye bagaragaza ntako ubwirinzi ari hafi ya ntabwo. Yes, ngo nta bwirinzi babaha, ntago babaha izira ngofero bambara, mbese helmets. Yes, Kaske kaske bambara. Ase kubira iki sinzi. Abo bamaze gupfa nibo bagiye gutangira kugenzura. Tekereza hafi Nyamata hariya za Ntarama ntabwo ari kure. Nyine arinzi ko mu Rwanda ari abasirimu badashobora gukora ikirombe, gucukura icyo kwemerera abaturage kukinjiramo kandi harimo risk. Nago none si byo hari icyo bibabwiye. Hari n'igihe bababuza abo babyeyi bapfiriyemo ari 10 koko. Watubabarira ukatwumvishaho gatoya ukuntu abantu bari bababaye, kanababereka ahubwo ntabwo twabibereka ibingiye, reka tubyumve gusa. Kubera ko urumva wenda kwirinda uburyo bwa content reuse, umuntu yapfa kubyumvaho akantu gato cyane. Uyu uko akunda kutugerera cyane, uyu no witwa Papi mwenyewe akunda kugerayo ku bintu byinshi cyane. Niwe muntu wenyine mu Rwanda, niyo mpamvu n'abanyamakuru ba fake birwa bamurwanya ko birababaje pe. Kandi noneho ikibazo hano kiri, Papi afite umutima. Papi we urumva, Papi we afite umutima wo gukunda u Rwanda n'abaturage, Abanyarwanda amwe n'Abanyarwandakazi, ariko none byabikora no gutabara no kugira iki byose bo bakamubonamo ubuduyi.
ntago mu Rwanda bongira ngo sinzi ikibazo y'abanyamakuru bagira amashyari ariko naje kwabona polisi mpabona polisi nuzi ko baza birangiye moto byikorera ibiki ariko bihageze already abantu bapfuye bari bapfuye kandi ubu amakuru avuga ko barimo gutaburura nta muntu numwe barabona ngo ariko hari umwe wavuzaga induru harimo bwapfirayo barabura iki cyamanutse ukuntu byagenze mbere tutarashira n'amajwi y'abagabo umugore umwe yare sinzabona yarari ngo agiye kumva abona igitaka yaragiye kwihagarika ngo igitaka kiramanuka kimugwaho haravuga ati nyamari iki ni ikimenyetso cy'uko ikirombe gishobora kugwa uyu mugore banza afitemo experience muri ibi bintu oya ngo yahise abwira umugore we yahise abwira umugabo wiwe ngo ariko nawe utekereza umugabo n'umugore bose kujya mu kirombe kandi ngo yaratwite uwo umugore we kimenyesha ngo hari n'abandi bari barimo bashobora ni gute ushobora gufata umugore utwite ukamwohereza mu kirombe n'agahinda n'inzara hari ikintu niseka nkubwire jewe ejo bundi navuganye n'umwana wa Desert yaba inzara aho koko ukemera umwana w'abandi atwite avuga ngo kubera ubushoje ntacyo tudakora icyo batubwira gukora mu Rwanda turagikora kubera inzara mana yanjye n'abaturage babyivugiye ngo ni kubera inzara ngo no kubera inzara rwose Valence Papi yakoze iyi nkuru inkoraho ku mutima ni nawe wenyine ngira ngo washoboye kuba mu Rwanda ukunze kuba yababazwa n'abaturage uyu niwe murokora abandi barabeshya uyu ni umukizwa n'umukozi w'Imana abandi mwese mwagiye muyirukangira abantu kuriya kuko Rita nawe ndenda gushimiye kuba ushobora kuba wahagarara hano ukaba watekereza ku nkuru nk'izo ukemera ko yagiye oya birababaje ni ukuri vrema birababaje gufata abantu b'ababyeyi ukabohereza mu binombe ni gahunda ya noneho batwite babarira twumvisheho gatoya twumve ni gahunda yafunga mukanda nakundi ubwo rero ngiye nari ndimo nsizemo abantu harimo abantu 10 nari nsizemo harimo abamama bari bamanutse bagiye gutora igiparangiye mbisikanye nabo ndi kuzamuka mvamo bo bamanuka numva kiri gutaka cyane gikonkoboka isa 5 n'igice bishyira saa 6 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwa 2026 nibwo abaturage baherereye muri aka kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu mudugudu wa Nyamabuye aho kino kirombe giherereye bavuga ko batunguwe no kubona igitengu cy'amabuye n'ibitaka gihanuka kikagwira bamwe mu bakoraga ubucukuzi bw'amabuye yo kubakwa bakoraga muri iki kirombe abagera mu 10 bakatakariza ubuzima naho abandi bagera muri 3 bagakomereka ubwo twageragaho ibi byabereye bamwe mu bakoraga muri iki kirombe badubwira ko kuza agataka gake kakagwira umumaro ugiye mu bwiherero cyangwa se kwihirira byoroheje akaganiriza mugenzi we ababwira ko ari nk'ikimenyetso simusiga cy'uko ikirombe kigiye kubagwira ngo bidatinze amatoni y'amabuye ndetse n'ibitaka bikarunda umukira bari barimo gukora ubucukuzi ndetse n'abatoraguraga ibiparara byo gukoramo konkase muri iki kirombe umwe mu bakoraga muri iki kirombe waganiriye natwe kuvuga ko yarokotse iyi mpanuka abigaruka agira ati ubwo rero ngiye nari ndimo nsizemo abantu harimo abantu 10 nari nsizemo harimo abamama bari bamanutse bagiye gutora igiparangiye mbisikanye nabo ndi kuzamuka mvamo bo bamanuka ngeze hejuru umudamu w'iwanjye niwe yaragiye kwihagarika hirya ibintu bimugwaho bimuguyeho ahamagara umusore twa turicaranye amuha ngo tangisha ngo kuko ngiye kwihagarika ibintu bikangwaho ngo bimeze bite nibwo mise mubwira ntizavamo wirukanka asohotse kubera n'imbaraga nkeya ko yaratwite numva kiri gutaka cyane gikonkoboka subira inyuma nshaka kumufata ubwo tangisha ko yari yahubutsemo yirukanka yasohotse subiye inyuma nitura hasi n'idobori kidufata inyuma ibirenge ariko niwe gifashe cyane ngiye narindi imbere ye ndamukura arasohoka tuvamo nuko bigenze murakeka muri abo 10 basigayemo koromva terime zawe idobori igipara ibidobori urabizi nabyo nzi pe idobori idobori nikira ni indobo se ni igipara banza aricyo cyo kuyoza ariko sha inzara ni mbi pe inzara kujyana mu byobo nka biriya mu bibuye mu bicanga nka biriya by'umusozi bikugwaho ugapfa ukemera ukagenda utwita imvutsi ubu se koko tuzakora iki mu Rwanda rwacu koko nyine nibyo n'ahantu badakora ibintu nk'ibyo ariko reba bakagera security ariko je numva security n'abaturage ubwabo bavuze ati ndavuga abaturage nta muturage wari ukuriye kujya utwite gufata umubyeyi nkuri ya winda y'imvutsi hanyuma kugira ngo asonze nanone inzara imurye apfe yicwe n'inzara kandi naho yajya kwiba naho yakwiba wakwiba ushonje nanone mu Rwanda wakwiba bakanakwica
bari abahanga hiba abakire. ni ukuri basi ntibagende bashyiraho imirimo imwe n'imwe ishobora gukora abantu kubahangira imirimo yes. ntabwo bikunda. ubona imirimo nayo nako kantu kose gakozwe mu Rwanda sanoze ko nta butaka nta nzu iyo gakoze revenue iteramo ikagutwa niba ushinga ka business ka miliyoni 5 revenue yaze kakwaka miliyoni 3 ibyo kumva kandi n'ubutaka babwishyurira kandi umva niyo utize ngo niyo utinze hano hari umugore umwe niwe wandangije muri byose wambe ko niyivugira katutore tuvamo nuko bigenze. Murakeka muri abo 10 basigayemo hari uwaba kirimo ari muzima? Ndakeka ntawe waba akiri muzima bitewe n'ibintu bimanutse, uretse umuntu umwe twahoze twumva ijwi twagerayo kubera urusaku rw'abantu tukaberwa ahantu aherereye, ariko ubu nawe ntabwo yaba akiri muzima kuko ubu yaba yashizemo umwuka. Ku ruhande rw'abaturage bashimangira njyewe ndashaka kumva wa mugore wari watanzeho ubuhamya avuga uburyo biterwa n'inzara cyangwa se n'imibereho mibi. ubwo ngubwo numvishe ibaye nka saa 5 nibwo baduhamagaye gufata inyundo birananira, ubwo nyine nuko twarangije kwiyakira nta kundi byagenda. Harakorwa iki kugira ngo mujye mujya mu birombe munafite ibikoresho by'ubwirinzi, ingofero, imyambaro ijyanye n'ubwirinzi? Ariko man ngiye nkubwiza ukuri ibi bintu keretse ari Imana gusa yazatabara u Rwanda, kuko ingofero, imyambaro ijyanye n'ubwirinzi kuki mutabikora? Biterwa na za kampanyi zituyobora, nabo babishyiramo uruhari. Yaba batuzariraga ibikoresho by'ubwirinzi byarushaho kutunezeza, naho twebwe bitewe n'umuruho n'umubabaro n'icyo twumvisha akazi turagenda. Ubwo rero natwe nta bushobozi twabibonera byo kugira ngo tube twabasha kubona ibyo bikoresho. n'inzara n'umuruho. Izi mpanuka zikunda kubaho buri gihe. Twageze mu kazi wumvise ko ari bisanzwe hariya, no kuvuga ngo impanuka zihoraho, hari bahora bapfa. Ubu nuko Vanessa yabirabuye, ubu nuvuga ngo n'abandi babyumvaga bahoraga bikicicira. Huye n'ubundi bahora bapfa, kandi akenshi buriya iriya mirambo ntabwo bari buyibone. Biriya byaguye ndani hariya baraza bagende bagira uko bagira barabarimiraho bakomeze bakagosha. noneho ikirombe cy'amabuye mwana uzi cyazahabu cyo kukiragwa kirindwa gifite n'ibitaka bakabashingura rero ntibirwa banabashakayo. Ariko tekereza icy'amabuye, n'amabuye yaguye amatoni n'amatonzi. Oya ntago abangaba bari bubabone rwose, Imana ibafashe. Barabona barajyana bya greda byose bigende bitangira ibicukure bigira iki. Urumva akazi yihaye umukire, yihaye akazi hariya burya ntabwo akira ka leta. Ntabwo kakira akazi ko inshingano y'umukire. Leta aho ngaho iteza mutayari, aho kugira ngo ijye kuverifiya mbere irebe ko duhagarika impanuka zitaraba, ije gutabara n'amafirimbi n'amazu. Ni ikibazo, ni ikibazo rwose. Ariko rero turatabaza rwose. Abaturage ntago bagakwiye gupfa. Ubu se shahu ugiye gutabariza abaturage. Nagiye kubona mbona umukuru w'umurenge, sinzi ibyo yavugaga, ariko si ubu yavugaga ibiki. Yahise akusanya abantu ngo arimo arabagira inama ngo bamufunge bakiri kare, kubera ko yagomba kureba ko se bamufunga se nawe mama kuba bayishakiye udufaranga wenda baramupfukafuritse ntiyareba ubuziranenge bwacyo. Nawe ntabyo yazi ibyo gupima, wenda wasanga n'ikirombe cyo mu kire uhagarariwe na Kibamba. Ikirombe cyo mu kire wese hari umukene ugira ibirombe. Ni icyafande buri umukene ugira ibirombe. My God, ubwo butaka se umukene yabukura he bumeze gutya burimo imari nk'iyo? Ntabwo umukene yabona ubutaka burimo imari nk'iyo. Tekereza abantu baba bari ariko uza amafaranga baba bahembwa urusenda, baba ari benshi ariko bahembwa nyine, kandi bahembwa ku munsi ntabwo bamurengereza ibihumbi 10. niyo bamuha 5 ayo mafaranga yo ku munsi ubaza abantu barimo, kandi ntabwo bahembwa kimwe, ngo haba hari ababosi, haba hari
abashinzwe kubareba kubamanaginga ubu koko bakamuhemba 5,000 koko Rita 5 ngo aba ari bimutunga mu rugo n'iki n'imbaraga abayakoresheje none ko ashobora kumara ukwezi kose ntayabonye barakubwira ngo kubera umuruho n'umubabaro arabivuze no kutabona ibiryo no kutabona ubuzima turemera tugashokayo abibona ko agiye mu ikuzimu abibona ko agiye mu rupfu birambabaje pe kandi ubu n'ejo ubundi bazasubirayo bakomeze bacukure da ndetse bariya mu gitondo ntibazindukirayo oya ubu bari mu kiriyo bariya bagifunze cya kirombe bagomba kuba bagifunze kuko ngo n'ubundi cyari cyarafunzwe niko bavuze hari abari bavuye hepfo batari bafatanya ibinombe executive nibarinde gatonze zikunda kubaho buri gihe twageze mu kazi saa 12 saa 1 mu gitondo twari dukora mu kirombe cyo hirya twari turimo gukora hirya tugiye kubona tubona abakoraga hanga tugiye kumva twumva ngo ikirombe kirabagwiriye ngo rero tuje twirukanga tuje dusanga kiyubitse byarangiye natwe dukorera mu kirombe cyo hirya ubwo tujemo dusanga ikirombe cyamaze guhanuka ubwo abantu tumaze kubarura bakiguyemo ni abantu 10 nibo bapfuye 2 bararokotse umwe mu bayobozi bahagarariye koperative yakoraga ubucukuzi bw'amabuye muri iki kirombe ashimangira ko nubwo ari ibyago bibagwiriye ariko bari bafite ubwishingizi agahumuriza imiryango y'abafite ababo bagwiriwe uwo nguwo wari uhagarariye koperative icukura ikirombe yagomba kiba cyarariye ruswa cyarangiza kiki wagiye kuvuga ubusa ntabwo aravuga iki se ubundi se we ajyayo byibura ngo ahengerezeyo aba ari ku musozi ruguru ntabwo yashorayo umutwe ngo byibura areba ukuntu hameze aho abana b'abanyarwanda bashirira uzi munsi mu kinombe imbere ndani umuntu winjiyemo ni nko kujya mu mvu y'ireba so Rita TV show twifatanyije namwe mu kababaro ngira ngo tubahaye pole kandi mwihangane rwose banyakwigendera Imana ibaha iruhuko ridashira abanyarwanda mwese aho muherereye n'abandi bumva muri Kinyarwanda mugerageze guha pole abantu bashobora mubunamire akumenye ko u Rwanda nyine ni ibibazo turabivuga kuri Media Robert TV tukajya tubivuga abantu bakaduseka abandi bakabikira inyeri naho ukumbe n'urukundo ngira ngo Rita wadusoreza ikiganiro cyacu then mfite cyo kuvuga bye gahinda kakwishe nanjye nuko bambi bye